So ndagarutse murakoze cyane kwihangana hari habaye ikibazo cya connection ya wireless yarivuyeho. So noneho Imana ikareba ko ikabona ko you are a good manager, ikavuga ati bwo namuhaye miliyoni akayikoresha neza none ikaguha amafaranga menshi. So ihita igushyiramo nk'igitekerezo rero ugasanga kirimo kirakurwaniramo kumva ushaka gukora ikintu ariko ntumenye impamvu ushaka kugikora. So noneho ukumva par exemple ushaka nko kubaka hospital ikakurwaniramo, so ugatangira gake gake warangiza kuyubaka, Imana ukabona deja abayubatse wabahaye akazi, ugiye no guhereza abandi bantu akazi, noneho hagakurikiraho nuko nawe ubwawe utangiye kubona ko ubuzima buhindutse. Icyo gihe rero Imana ibigukoresheje kugira ngo ufashe abandi bave mu bushomeri, kuko abo bantu hari igihe babasha nko kujya mu bindi bintu bitari byiza bituma Imana idahabwa icyubahiro. So rero ugasanga Imana iragukoresheje. Ibyo byose bituruka hehe? Bituruka mu busabane uba ufitanye n'Imana. So niho nari mbabwiye ngo rero iyo atari Uwiteka wubatse, abubaka umudugudu baba bubakiye ubusa. Iyo atari Uwiteka urinze, abarinzi babera amaso ubusa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo rero Imana ariyo yubaka umudugudu hano Bibiliya yavuze umudugudu ufatika, ariko Imana yashaka kuvuga ko ibintu byose twakubaka tutayubakiyeho tuba twubakiye ubusa. Clementine, Imana iguhe umugisha, ndagusuhuje cyane. So biba bishaka kuvuga ko iyo twubatse tutubakiye ku rufatiro rw'Imana tuba twubakiye ubusa, tuba turuhira ubusa. Ni byiza nk'iyo murebye mu Rwanda ukareba amateka y'u Rwanda, ukareba noneho imyaka ukuntu isigaye imeze, ubu ngubu ukuntu hameze, ubona ko kabisa Imana yubatse umudugudu. Ni ukuvuga ngo hari igihe habagaho intambara, guhora amakimbirane, kutumvikana, ariko ubu ngubu ubona ko movement hari umunsi ku wundi ari ubuzima Imana yatanze. Iyo ureba mu bindi bihugu usanga ibihugu cyane byo muri Afurika nta mahoro ahari, byo muri Aziya nta mahoro ahari. Ntabwo ari uko Imana itarinze pe, ariko ni ukuvuga ngo igihe cyose Imana yemera ko ibintu bigenda kuriya, ni uko haba hariho abantu bataye Imana, kuko Imana ikozwe mu mahoro. Ntabwo ishobora kuba ahantu hatari amahoro. Ni ukuvuga ngo ahantu hari presence y'Imana harangwa n'amahoro. Ni ukuvuga ngo ntushobora kuvuga ngo aha ni ahari amahoro hari akavuyo kameze kuriya. Umuntu uzana ikiremwa kizana, sinzi umuntu, ikiremwa kizana akavuyo ku isi ni Satani. Iyo yateye mu mitima y'abantu akabateza urwangano, kurwana, gushotorana n'ibindi biba bigaragaza ko aho hantu nta presence y'Imana ihari. So rero Bibiliya yatubwiye ngo Uwiteka iyo atari wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Ngo Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Noneho ngo biba buruhiriza iki? Ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka. Ni ukuvuga ngo hari abantu ubuzima bwabo 24 hours babigeneye akazi. Ntabwo mvuze ko akazi ari kabi, twese karadutunze, ariko kameme ifo gufata igihe gito yo kwereka Imana ko ushima n'ako kazi yaguhaye. Mu masaha 24 utanze n'icya10 cy'amasaha 2 n'igice ku Mana, ugafata umwanya ukaramya, ukayishima ibyiza yakoze, mbese ukayiha agaciro mu buzima bwawe, ukavuga uti Imana ni ukuri, no kuba ngenda ntagaruka amahoro nabyo ni wowe, no kuba business ndi gukora zigakunda nabyo ni wowe. Ndakubwiye ngo iyo atari iby'Imana biba byiza igihe runaka, byazagira igihe runaka bikagenda, kandi na cya gihe byari byiza umutima uba uri empty, urimo ubusa. Mu gihe cyose byari byiza bitaravuye ku Mana, umutima uba urimo ubusa, sibyo? So rero iyo umuntu akoranye jani n'Imana urugendo ku rundi, ni hahandi Bibiliya ivuga ngo kuko nta kizaba ku ntore zanjye ntaziburiye. Ni nabyo byabaye kuri Aburahamu. Nkavuga ati ariko se ni gute nshobora kujya kurimbura umurwa ntabanje kubwira Aburahamu ngo mubwire? Ni nkaho bari barabaye abasaza b'inshuti bagirana inama babasaje. So rero iyo ugiranye ubusabane n'Imana ikubitsa amabanga, ikubwira ibigiye kuba. Ntuzatekereze ko bari abantu bahanura bakavuga ibiri en profondeur, bavuga ibizaba mu myaka ingahe, bavuga iby'Imana yavuze, utekereze ko babivukanye. No, ntabwo babivukanye. Ni ubusabane bafitanye n'Imana. Kandi umuntu ugendana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, buriya umwanzi aramuhiga, agira ibigeragezo bitabarika, ariko
Bibiliya iravuga ngo ingabo igihumbi zizagwa imbere yawe ingabo zizagwa imbere yawe uzireba ngo uzarebesha amaso ibihembo by'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo nubwo wagira ubwoba uvuga ngo bibaye gutya, ariko uhita wibuka uvuga ati Mana ndabizi uyu mugabo wo hejuru turi inshuti, ntabwo bishobora kumbaho atabanje kumbwira ikigiye kuba. Kandi niyo atakubwiye arakurinda, kuko c'est un homme fidèle, ni umugabo uri fidèle, ntagira indimi ebyiri. Imana iri holy, ikozwemo Imana imwe, ntigira indimi ebyiri ngo uyu munsi ivuze iki ejo iragihinduye. Niyo mpamvu iyo umuntu agiranye ubusabane nayo akagendana nayo ubuzima bwa buri munsi, umunsi ku wundi, bimugendekera neza. Ahari wenda ntibigenda neza kubifatika ku isi nk'uko isi bibona, ariko Bibiliya ivuga umugabo witwa Lazaro yabaye muri iyi si, yahoraga aryamye ku muryango wa Nyamutunzi, amaso y'umubiri yabonaga ko Nyamutunzi ari we wahiriwe, ariko finally byaje kugaragaza ko uriya mutipe Lazaro ari we wari uhiriwe. So rero nibyo nababwiye ngo iyo atari Uwiteka urinze, abarinzi babera amaso ubusa. Hari ibihugu birwana n'ibindi ingabo zigatsindwa, none se izo ngabo ntabwo ziba zifite intwaro n'amaboko, ariko za zindi zatsinze biba bigaragara ko Uwiteka ari mu ruhande rwabo. Ndibuka mu Yosuwa barimo bararwana, sinibuka aho ariho, ariko ngo yazamuraga ukuboko ngo ubwoko bwabo bugatsinda, yakuma n'ubwoko bw'abandi bw'abafilisitiya bugatsinda. Bivuga ngo kuzamura ukuboko bivuga kugirana ubusabane n'Imana. Nico byavugaga nk'urugero gusenga. Igihe cyose rero umuntu asenga, ajya abasiriko yabibwiye Imana, agenda ari siriko, nubwo abibonesha amaso bitarimo bikunda, ariko mu mutima bavuga ati nabibwiye Imana, ubwo ninseba turasebana hamwe nyine. So rero Bibiliya avuga ngo iyo atari Uwiteka urinze umurwa, abarinze umurwa baruhira ubusa. Ngo iyo atari Uwiteka wubatse awubaka ubakira ubusa. Murabizi ngo zo muri ino minsi ukuntu zasenyutse ari nyinshi. Ntabwo ni ukuri Uwiteka aba hari. Nababwiye ngo ahantu hari kawo ntabwo Imana iba ihari. Imana ikunda kuba ahantu hari amahoro, hari presence yayo, harimo abayubaha. Rero iyo ibintu byashwanyaguritse byazambye, presence y'Imana kenshi ntabwo ibi ihari. So rero nibyo nari mbabwiye ngo urugendo rw'ubuzima bwacu bwose tujye tugubaka mu busabane n'Imana. Wambaza tuse ubusabane n'Imana babwubaka gute? Igihe cyose umutima wawe uciye bugufi ukajya imbere y'Imana, ukayiganiriza, ugasenga, ukaramya, haba harimo kuyubaha. Icyo gihe iravuga ati uyu muntu byibura afata umwanya we. Hari n'abantu rwose batawufata, badashaka no kubyumva, birata imirimo y'amaboko yabo, bakavuga ngo ibi nitwe twabikoze, ngiyo tutabikora ibi ntabwo byari gukunda. Abo nabo muri ino si barahari, ariko nta kabuza bazanahoraho. Ariko ndagira ngo twebwe tujye amavi yacu tuyapfukamira ku Mana, tuyegere, tuyibwire, tuyiganirize. Memu na bwa bugoryi bwose umuntu aganira n'undi ashaka no kubiganiriza Imana, bakibera inshuti, mukagendana. Nta kintu na kimwe Imana yaguhisha as long as muri kumwe. None se umuntu w'inshuti yawe yaguhisha iki? Usibye inshuti z'iyi si tubabarirana, inshuti z'iyi si zo rwose iraguhisha kandi ikanakugirira nabi kandi yitwa inshuti. Ariko inshuti ariyo Mwami Yesu Kristo nta kintu yaguhisha. Niho wumva umuntu akubwira ngo narose ibi bigiye kuba, Imana iba yamweretse ibigiye kuba. Mwuka Wera yaje aranganiriza ibi bigiye kuba. Hano hanze hari abantu baganira n'Imana, bagera mu ijuru rya gatatu, bakaganira nayo, ikabamenyesha ibigiye kuba n'ibiza mu myaka 1000, ikababwira ati igihe n'iki bizagenda gutya. Abo nabo barahari. Byavuye kuki? Byavuye ku busabane n'Imana. Ariko barababazwa. Bibiliya ivuga ubuzima bwa Yeremiya yamaze guhanura Abayisiraheli, kuko yahanuraga ibintu bikakaye, baramwanga. Ageze ahatangira kwandika igitabo cy'amaganya, kuko yari ababaye, yari afite umutima ubabaye. Ariko ntibivuga ko Imana yari yaramugize gute? Yari yaramugize ururimi rwayo, avugira amahanga yose. So rero mureke dusikame ku Uwiteka, aba ari we utwubakira inkingi y'ubuzima bwacu. Nujya ubyuka ubwire Imana, nkuragije umutima wanjye, umubiri wanjye n'ibitekerezo byanjye biyoborwe nawe.
nkuragije umuryango wanjye, nkuragije abana banjye, nkuragije umugabo wanjye, nkuragije akazi, ugendane nanjye. Bariya baririmbyi b'abadivantisite baravuze ngo umugisha w'Imana ugendana nawo mu buryo bushwe mu ibanga, ntabwo ushobora kwirata amaboko yawe ngo niwe wabikoze. Hanze birakunda ukabona abantu barakize, ariko ugiye neza indipu ukareba ubuzima ukuntu biba bimeze, haba harimo utuntu bagiye bakora kugira bigende, ariko abo ngabo ntabwo baba barakoranye n'Imana. Ariko hari n'abakorana n'Imana kandi bikagenda neza. Imana yacu ntabwo ari umukene, ntabwo ari umukene, ni ukuri ntabwo ari umukene, ku buryo gusa ibyayo bijyana mu murongo kandi muzima. Nta maji, nta falsification ibamo, nta ruswa ibamo. So rero mureke tugendane n'Imana, aba ari twubakira umurwa, aba ari twubakira ibyo tubona ko bidashoboka. Tujye tuyikonsirita amanywa na nijoro, tujye tuyibwira, dufate ijambo ryayo turisome, tumenye ngo Imana yacu ninde. Ntabwo ushobora gushaka ikiganza cy'umuntu utamuzi, ntabwo bishoboka. Kandi kumenya Imana nta handi hantu uzamumenyera. N'abanditse ibitabo byose nagiye numva babikuye kuri Bible. Nta muntu wigeze wandika igitabo kirandehoro ya Bibiliya, naho yagira amareverasiyo Holy Spirit agaruka kuri Bible. So rero iyo ufashe umwanya wawe ugasoma Bible, umenya ngo Imana ninde, ese ifite karagiteri imeze gute. Yagiye ibana n'abantu batandukanye kugira igaragaze ubumana bwayo uko imeze, igaragaze kapasite, igaragaze imitekerereze, igaragaze imikorere, kuko yagiye ikora n'ibikomeye. Ariko hari ukuntu tubaho tukabona ni ibyanditswe. Ni ibyanditswe, hari ababibona bakabona ni ibintu byanditswe n'impapuro n'intoki, ariko ubibayemo seriye ni ibintu byanditswe biri seriye. Nashaka rero kuganiriza abantu babaye nkanjye batagiye guterana, natashye naniwe birananira kujyayo, ariko nta hantu hamwe tutateranira as long as dufite Bible, dufite ijambo ry'Imana muri twebwe, twakijijwe, twese turabera. Ntagire umuntu uzakubwira ngo yakugirayo, ntawe baba kubeshya. Hari ukuntu abantu bavuga ngo mudusengere, uwo muntu uri kubwira urabimubwiye, urishoboka ko ari we wenyine wabimubwiye, arabyibagirwa kuko nawe ni umuntu. Ariko buri wese yigererayo, kandi nta muntu wambwira ko adakeneye Imana. Udakeneye Imana nuko atayizi, nawe kandi dukeneye ko ayimenya, akaza tukabana muri urugendo. Abantu basomye Bible murabizi ibihe tugezemo, turi mu bihe bya nyuma. Ibintu byose Bible yagiye ivuga bizaba mu bihe bya nyuma byatangiye kuba. Ishyanga rizarwana n'irindi shyanga, umubyeyi azanga umwana we. Ibyo ni ibintu tubonesha amaso, kandi tubibona mu buzima busanzwe tukabona ko bisanzwe, ariko ni ibisobanura ibihe. Ngo hazaza indwara z'ibyorezo, korona yaraje. Ubuse niba ari indwara z'ibyorezo nyinshi, ubwo haje korona, hasigaye zingana iki? Byose nta kintu na kimwe kiba gitunguranye gihari, ahubwo nuko tutamenya ibihe tugezemo. Kuko byose Kristo yarabivuze muri Matayo 24 igice cyose, yarabivuze ukuntu ibintu bizagenda. Kandi ngo icyo gihe hazaba hagiye kubaho rapture, hazaba hagiye gutwarwa ku itorero. Kandi itorero nimara kugenda ubuzima buzakomeza, kuko nta muntu ushobora kumenya ngo itorero rizagenda gute. Itorero ushobora kubyuka ukumva mu mudugudu hapfuye umuntu, ejo hapfuye undi, agacaho ukwezi hakongera hakaza hagapfa abandi mu wundi mudugudu, ukibwira ngo ni urupfu rusanzwe kandi itorero riri gutaha. Ibyo nabyo birashoboka. Ubundi hasigaye hagasigaramo abantu bazakizwa n'amaraso yabo, batazakizwa n'ijambo. Niyo mpamvu bavuga ngo hazaba hicaye intebe, ngo hazaba hariho intebe y'umuhanuzi w'ikinyoma. Mujya mwumva ibyumba by'amasengesho birimo abahanuzi bahanura n'ibintu ntibisohore, kandi ukabibizi neza ko yaguhanuriye ibintu ati igihe n'iki bizaba gutya, ntibyasohoye kandi ugasubirayo. Mwumva ukuntu hari ubuyobe. Umupasiteri akavuga ngo abakobwa, akanabahagarika kuri alitari akavuga ati uyu mwaka ntimuzawurenga mudashatse abagabo. Bwacya mu gitondo umwaka ukarangira n'undi ukaza kandi bagakomeza bagateranirayo. None se ibyo byose Yesu ntiyabivuze? Hazaba umuhanuzi w'ikinyoma, ishyanga rizatera irindi shyanga, hazaza indwara z'ibyorezo, umubyeyi azanga umwana we. Muri icyo gihe abantu bazaba bakunda impiya. Ibyo byose byarasohoye kuri uyu munsi, birahari, byarasohoye. Bivuga ngo turi mu bihe bya nyuma, kandi nta muntu uzabazwa undi kereka abakozi b'Imana. Nibo bazabazwa amatorero bahawe, bati mwabigenje gute kugira abantu bamenye agakiza.
ariko nabo niba barakoze imirimo yabo bikagenda neza baza bakuyeho urwo rubanza babazwe noneho ibyabo ku giti cyabo. Ariko ndagira ngo buri wese azabazwa ibye. Mu bintu nababwira muzabazwa iby'Imana yagiye ibaha, imiryango yabahaye, akazi yabahaye, ubuzima bwa buri munsi, uko agakiza mwakitwayemo, uko sosiyete mwayitwayemo, uko mwubashye Imana, kuko nicyo cyari gikwiriye. Nicyo gikwiriye. Iyo wubaha Imana iguha kuba no mu bindi byose. Hari umuntu wigeze ambwira ngo ntushobora kugirana ubusabane n'abantu as long as utabufitanye n'Imana. Iyo ufitanye ubusabane n'Imana bigenda neza gusa, ariko ntitwirengagize ko hari n'abantu bahura n'ibibazo kubera umuhamagaro, nabyo bibaho. Bibaho. So rero Bibiliya yatubwiye ngo iyo atari Uwiteka urinze umurwa, Psalm ya 127, Uwiteka atari we wubaka inzu, abubaka bubakira ubusa. ngo Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Mureke Uwiteka ari utwubakira imidugudu, ari utwubakira ubuzima bwa buri munsi. Gusenga ni nko kurya. Uzarebe ukuntu urya saa sita, nimugoroba ugera ushonje kandi ugabirira uyu mubiri tuzasiga kuri iyi si. Njye narababwiye ntabwo nzigera bigisha ngo Imana ibahaye amazu n'amamodoka. Ni ukuri ko Imana ntabwo yabimpamagariye, gusa yampamagariye kubwira abantu ngo muhindukire iminsi myiza ibonize. Uko byagenda kose, nubwo turi mu minsi ya nyuma, hari abo Imana izazanira iminsi myiza, kuko harimo abatarigeze bayibona. Harimo abantu babaye muri iyi si bababaye gusa, ari ukuvunika, ari ugukora ibintu ntibikunde, ariko atari uko Imana ibanze. Ariko guhindukira bizana agakiza. Guhindukira bizana kubohoka za karande, bizana kuvanwaho imivumo, bizanwa ibibi byose bikakuvaho. So ngo iyo rero atari Uwiteka urinze, abarinze umurwa barindira amaso ubusa. Iyo atari Uwiteka wubatse, ntagire umuntu uzakwirataho ngo arakomeye kubera ko bimeze gutya. Ibyisha abandi nawe byamutwara, ibyagiriye nabi abandi nawe byamutwara. Gusa iyo Imana igifitiye umuntu ubuntu n'impuhwe, imugumaho, imubaho. Ni ukuri twubaka ubusabane n'Imana, twubaka ubusabane n'ijuru. Kubaka ubusabane n'ijuru biri muri Bible, birimo uburyo bwinshi. Mugire imigenzo myiza mu bapagani, mugire imbuto z'abakiriye Umwami Yesu, imbuto z'Umwuka Wera. Mwakira agakiza, mukizwe, muve mu madini. Simbabwiye ngo muve aho musengera, muve mu madoctrine, mu itorero rya Kristo, mu itorero rishikamye ritegereje umugeni. Nongeye kubabwira ngo nta muntu n'umwe uzavira mu modoka n'undi, kereka abazakorera accident imwe mu modoka imwe, ariko buri wese afite urugendo rwe. Iyi saha nasohoka hano ngataha, wowe wasohoka hano ugataha. Buri wese afite umunsi we. Tujye dutegura iminsi yacu nk'aho ariyo minsi ya nyuma. Dukora ibyo dukwiriye gukora, tubaze Umwami Yesu aduhishurira imihamagaro yacu, kugira ngo tubashe gukora umurimo twahamagariwe kuri iyi si neza. N'ibindi tubikore, ariko se byatumarira iki? Tubyubatse tukabyubaka ku munota wa nyuma ugasambye uryamye kwa muganga wenyine. Bya bizu byose wubatse biri hariya, ariko iyo uri kumwe n'Imana mubigendanamo neza. Simvuga ko abakiranutsi badapfa, badahura n'ibigeragezo, ariko baravuga ngo nzi yuko Uwiteka turi kumwe, nzi ko azantabara, nzi ko niyo nzataha mu ijoro. Umuntu ejo arimo ambwira ukuntu ngo Imana yamugendereye, ngo yagize inzozi ngo abona asohoka ngo agiye mu ijoro, ngo agezeyo ngo baramubwira ngo sije gukora iki ko igihe cyawe kitaragera, ngo subirayo. Ahita yishurirwa ko ijuru azaribona. Arambwira ati njyewe umunsi ku wundi bazi ko ijuru nzaribona. So rero iyo rapture mvuga, uko gutaha ku itorero, hazataha abantu nk'abo tubonesha amaso tukabona ntibafatika. Abo nibo bazataha, kuko ibyiringiro byabo bihamya neza ko iwabo ari mu ijuru. N'ibyo bakora babikora babizi neza ko iwabo atari hano kuri iyi si. Twese rero tujye tugenda tuvuga ngo iwacu ni mu ijuru tuzataha. Tujye kujya tubiririmba mu ndirimbo ngo mu ijuru iwacu tuzahataha. Tuzahataha dute rero? Uzasoma agatabo k'umugenzi niho muzamenya ngo mu ijuru muzataha gute. Wese mu rugendo ugeze hehe? Uzi ko hari igihe umuntu abaho akabaho mu buzima yiyitaho, ari we wenyine yirebaho. Hakabaho n'igihe abaho yita ku bandi. Hakabaho n'igihe yumva afite ishyaka rya sosiyete abamo, ibi ntibigenda agomba kubihindura. Ariko hakabaho n'igihe umuntu asenga ati Mana rwose umpa amafaranga yo kwigurira akawunga, ubuzima bukarangiriraho. Kandi iyo Mana yaguhaye akawunga yakubwira ati ubaka bya bitaro navuze, numara kubyubaka ubone kawunga yawe
ubone n'ibifatika, icyo gihe biguhaye n'icyubahiro, uhereze n'abandi akazi, ubahindurira amateka. Claire ndagusuhuje, nizere ko umeze neza, sibyo? Ya na Juste, Imana iguha umugisha. Ya ni ukuri igihe kimwe tuzabona iyi si irangiye nk'uko yatangiye. So ndagira ngo mbibutse ngo rero, iyo atari Uwiteka wubatse umurwa, abubaka bubakira ubusa. Iyo atari Uwiteka urinze, abarinzi babera amaso ubusa. Uwiteka ninde? Ni Imana yacu yaturemye. Ndagira ngo nshyireho ko yaturemye, kuko hari abantu kuri iyi si batazi ko baremwe n'Imana. Abyuka rwose yabona inkweto iteye, imyenda yambaye iteye agapasi, n'imodoka isa neza, ati ni njye uriho. Oya, wa muririmbyi yaririmbye biki Charles yaravuze ngo, mwana wanjye niwumva isi gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi. Ngo nubona ubuzima buhigenze neza kubera isengesho wasenze, hindukira iryo sengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Niko yaririmbye. So rero mu by'ukuri tureke Uwiteka ari we wubaka umurwa, Uwiteka ari we urinda, kuko abandi bose bakubakira ubusa. Umwana w'umuntu yakugezaho amaboko yagarukiye, ariko Imana yikugeza aho yo iri. Sibyo? Kandi dufata Imana yacu nk'umubyeyi, nka papa. Hari abantu ubona bagize fail mu buzima kandi bafite papa na mama. Ukabona hari abandi bagize success badafite se na nyina. Bivuga iki? Bivuga ngo Imana ni se w'imfubyi n'abapfakazi. Bivuga ngo iyi Imana ikubereye papa, ikubera papa kurusha uko papa w'umubiri yamera. Gusa abana bo b'abantu kubera umubabaro n'iki w'uyu mubiri wacu, uravuga uti napfushije ababyeyi baragiye. Ariko Imana yihagarara ku ijambo ryayo ikavuga ngo ndi se w'imfubyi n'abapfakazi. Yo ihora iri fideli. Nukuri niyo mpamvu igwisha imvura ku babi n'abeza. None se yirengagije ko isi yuzuyemo abantu babi? Nabo barahari n'abeza, ariko kuko yo ihagarara ku ijambo ryayo yagiye ivuga, nta gihe na kimwe ihinduka. Ihora ari Imana iri fideli, ihora ari Imana nziza. So nagira ngo mbaganirize kuri iyi Zaburi y'Ijana-na-27. Hasi aravuga ngo, hakomeza havuga ngo bibaruhiriza iki? Ni kwivuga ku gice cya 7 ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho. Ngo nikaha uwo akunda ibitotsi. Umuntu Imana ikunda imuha ibitotsi, kuko deje iba yaramuhaye satisfaction mu mutima, iba yaramuhaye assurance yuko ibyarimo bizagenda neza. Niyo mpamvu hari umuntu ushaka nko kujya, tuvuge nk'abantu bajya mu byumba by'amasengesho, ugasanga ugiye gusengana n'umuntu, inzira asa nabi, nawe ntakarabye, ubukene bwaramwishe, ariko mu mutima afite kunyurwa, kandi aba muri ubwo buzima. Bivuga ngo amaso ye iby'Imana imwereka bitandukanye n'ibyo abisi babona. We isha no ko yaramuzanye kuri iyi si ngo arangize umurimo wo kujya asengera abantu azatahe. Sibyo? Kandi abamugana bamubwira bati nukuri dusengere tubone imodoka, dusengere tubone inzu. Iby'isi gusa. We akababwira ati ariko ibyo ndabibakorera, ariko ni byiza murebe n'umutima, kuko we ababona igihe cye kiyahawe kibaze. Ni ukuri hari abantu, Pawulo harana aravuga ngo gutaha kuva muri iyi si bya muri Filipi mu gice cya 2, ngo kuva muri iyi si byaba ari byiza, ariko no kugumana bakora ubutumwa bwiza nabyo ni byiza. Nuvuga ngo we icyo yarebaga avuye muri iyi si yajya kwibanira n'umwami, avuze ubutumwa abana b'Imana nabo bakiraga kiza. Urumva ibyo yarebaga ntiyarebaga ibindi, yarebaga iby'ubwami, sibyo? So rero nukuri hari igihe ujya gusengana n'uwo muntu ukavuga uti Imana yanjye kuki Imana nawe urenjiste, ni gute nza gusengana n'umuntu nk'umeze gutya, nawe ntabona n'icyo agaburira abana be, ngenda nagifite none nshaka imodoka, ukumva mbese ntabwo bisobanukiwe neza. Ariko niyo misiyo ye, shaka kuba ariyo misiyo ye, izanarangira gutyo. Izarangira gutyo. Ariko icyangombwa si uko dutunga cyangwa tudatunga, ibyo byose turabikeneye, ariko twubake ubusabane n'Imana. Ngo ibiri muri iki gitabo mujye mubyuza ku manywa na nijoro. Hasi aravuga ngo nibwo muzahirwa mu byo mukora byose. Ni verse abantu benshi bazi, biri muri Yosuwa 1:8. Ngo nibwo ngo kandi ntagire icyo muzakuraho cyangwa ngo mwongereho. Igitabo cya Yosuwa 1:8 haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo
umva kondisiyo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Hasi aravuga ngo niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko byatanzwe n'umwuka wera, na inspiration yavuye ku mwuka wera. Umwuka wera niwe Kristo, umwuka wera niwe Imana. Bivuga ngo iyo ubayeho wuza rino jambo rigera rikaba ubuzima, ukagera none ukamenya ngo Imana ni iyihe. Imana ntabwo izakwiyereka mu maso, izakwereka biciye mu ijambo, mu byo yakoze, mu byo tubonesha amaso. Nibwo rero uzabasha kubaka neza umurwa wawe, kuko uzaba ufite Imana muri wowe. Ndabakunda, nifuzaga kuganira n'abantu batagiye guterana, nzi ko nta jambo rimanukira ubusa. Byambabaje ukuntu byakatitsemo kabiri, ariko ubasha kubishobora arebe parti ya mbere, iyi ni parti ya kabiri. Uwiteka Nyiringabo abiteho, basabiye umugisha, nanjye mwisabira, basabiye izi neza y'amahoro, mbifurije ibyiza byose biva mu ijuru, mbatuyeho agakiza ku Mwami Yesu Kristo yadusigiye kandi na n'ubu kagikora, mbatuyeho kugendana n'Umwami Imana mukaba inshuti nayo, kugeza ubwo Imana izajya ivuga ngo se niki nakora ntabwiye kanaka, ntamuganirije, ntamugishije inama. Ahangaha Imana yagishaga Abraham inama, bigaragaza ubwiza bw'Imana n'ukuntu iri fidele. Ibyo byose mbatuyeho kandi mbifurije icyumweru cyiza. Uwiteka abahaze kandi abahire. N'iki cyumweru cy'akazi kigiye gutangira, Imana izarambure ahataringaniye. Umwuka wera azagendane nawe muri byose, azabiteho muri byose. Mbatuyeho amaraso ya Kristo azababera igihombe, mbatuyeho imbaraga z'ubwami bw'ijuru zizabarinde, kandi muzahahe muronke mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho. Shalom shalom.